buri munsi uba ufite ubushobozi bwo guhitamo guhindura ejo hazaza. Ejo hashize nta kintu umuntu yahindura. Ndabasuhuje kandi ndabifuriza ibihe byiza. Ndabashimira mwese mukuri ibiganiro ku rubuga Umugore, ibiganiro maze kumenyera yuko bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Mwese aho muri ndabifuriza ibihe byiza. Uyu munsi ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, ndi kumwe na Gloria. Ndabizi muri umukunde kuko nanjye nkunda ukuntu atekereza, ngakunda no ku buryo afata ubuzima. Nifuje rero kugira ngo tumuganirize, hanyuma natwe atubwire ubwo buryo nkunda atekereza kugira ngo namwe mubashe kubimenya. Ndashimira mwese rero mwakoze subscribe kuri uru rubuga, kandi nsaba n'abandi bose batarayikora kugira ngo ntimuveho mutayikoze, kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose dushyiraho bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Reka rero Gloria muha akanya twibwire, tumenye amazina ye, tumenye uwo ari we, hanyuma tuganire tumuzi neza kurushaho. Karibu Gloria ku rubuga Umugore, twishimiye kukwakira kugira ngo tuganirize. Wakwibwira abakurikiye ibi biganiro, hanyuma kugira ngo bakumenye, tumenyane, mbese tujye mu kiganiro twese tuziranye. Urakoze cyane Josiane, wakoze kuntumira. Nitwa Gloria Benimana, ariko nitwa Gloria Ndoli. Ndoli ni izina ry'umugabo wanjye, naramukunze n'izina ndarikunda ndarifata. Nkaba nubatse, mfite abana 2, ndi umukristo, ndikorera. Sibyo se buriya? Akaba afite na YouTube channel. Afite na YouTube channel yitwa Gloria Ndoli. Ndaza kwipininga. Wakoze cyane kwitabira bino biganiro. Icyo nshaka kugira ngo tuganire muri rusange ni uburyo ufata ubuzima. Ese kuri wowe ubuzima ni iki? Kubera yuko usanga kenshi tugira gutya tukavuka, ugasanga hari ibintu byinshi tugiyemo, ariko hari igihe umuntu adefininga ubuzima icyo ari cyo. Kuri Gloria ubuzima ni iki? Icyo kibazo kiri broad, kiri ni Kigali. Ubuzima ni impano. Ubuzima ni impano twahawe n'Imana. Ngiye mbona ubuzima bwanjye ku giti cyanjye ari Kristo, bugizwe na Kristo. Ibintu byinshi bidutera guhangayika, bidutera kubabara, bidutera kwiheba. Iyo uri muri Kristo nta kintu biroroha, barabyoroshya. Ngewe rero ubuzima bwanjye ari Kristo. Hari umuntu twakoranaga bajyaga amaze kubundi bafite ikibazo ugira mu buzima bwawe, hambwa se muri isara mutagira ibibazo, ndabigiye tuneze ko uruseka, hambwa niko nyine Kristo bigenza, kwihera amahoro. Ibyo uhura nabyo byose ukumva ufite amahoro. So kuri jye rwose ubuzima ni Kristo. Iyo rero uri muri Kristo aguha amahoro, aguha ibyiringiro, aguha ubwenge bwinshi, aguha byose. Mbona ari ngiye nuko definise ubuzima bwanjye ni Kristo. Iyo umuntu rero avuga ngo wenda ngo ubuzima bwe ni Kristo, ni byiza kenshi kuko hari igihe tubivuga. Ubu ngubu noneho biraneze niko nabyita. Usanga abantu benshi basenga, ugasanga n'iki, ariko noneho ntibabure guhura n'ibibazo duhura nabyo kuri iyi si, kuko usanga niko ubuzima buteye muri rusange. Hari ikiganiro cyawe nakunze kivuga ku bintu bijyanye n'amahitamo. Ni ukuvuga ngo ubuzima nubwo ari impano, ariko bugizwe n'amahitamo. Kristo aradufasha, ariko natwe ubwacu tugiramo uruhare mu byo duhitamo umunsi ku munsi. Umuntu akibaza ngo amahitamo kuri wowe, amahitamo mu buzima kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza, umuntu yakoresha nayahe muri ubu buzima? Ubuzima ni amahitamo, na Kristo umuhitamo. Kristo nawe ni option, ntago abantu bose bamuhitamo, nayo ni amahitamo. Ariko ubuzima n'ubundi bugizwe n'amahitamo dukora buri munsi. Iyi channel iriho kuko wahisemo ko warabitekereje, uravuga ati ngiye gushaka umwanya nkore iki kintu kuko ndumva kindi ku mutima ngikore. Iyo ibintu byose uzi uyu munsi ari kuvuga, ari kwandika, uba ufite umuntu wabikwigishije. Ni ukuvuga ngo wahisemo kwiga, washaka no guhitamo kutiga. Ni ukuvuga ngo akenshi tujya tugira mu buzima ugasanga uricuza, ukumva ubuzima ntiburi juste. Twumva ngo ubuzima ntabwo buri juste, life is not fair. Ariko akenshi wibwije ukuri, wasanga rwose Imana ikintu yaduhaye twese ni freedom ni uburenganzira bwo guhitamo. Yaguhaye ubuzima, iguha
ibintu biri basic ukeneye guha uvukira uko hameze kose, ariko hari ibintu byinshi uhitamo. Hari ibintu tudahitamo, nta muntu uhitamo nyine aho avukira, nta muntu uhitamo ubushobozi asanga baba bafite, nta muntu uhitamo uburere ahabwa, nta muntu uhitamo, hari ibintu byinshi tudahitamo. Ariko hari n'ibintu byinshi duhitamo. Ushobora guhitamo rero guhindura ejo hashize, hashobora kuba haravuye ku mpamvu nyinshi zitaguturutse. Ushobora kuba warabaye imfubyi nkanjye, nta muntu ubihitamo. Ushobora kuba warabuze amahirwe yo kwiga kubera ko wabuze ubushobozi, ibyo nabyo nta muntu ubihitamo. Ariko uyu munsi haba hari ikintu ushobora guhitamo. Buri munsi uba ufite ubushobozi bwo guhitamo guhindura ejo hazaza. Ejo hashize nta kintu umuntu yahindura, ariko uhitamo nimba uzaba umuntu, niba ibintu bikubaho mu buzima uhitamo niba bizakumena bikakusenya cyangwa se nimba bizakubaka. Ni ibintu uhitamo ukabyemeza ukavuga ati ibi bintu ntabwo ndibiha agaciro, ibi ndabiha agaciro. Mbona ubuzima bwacu bwose wahisemo umuntu mwashakanye, wahisemo akazi uzajya gukora, ibintu byinshi tubihitamo pe. Iyo rero ubona udakunze ubuzima bwawe, ujye ureba amahitamo wakoze none uyahindure. Ibyo numva ari ukuntu. Usanga rero amahitamo nibyo nk'uko bivuze, ni twe dufite ububasha bwo guhitamo, dufite uburenganzira bwo guhitamo ibintu bimwe. Ariko usanga kenshi hari igihe ubuzima tubayeho uyu munsi nk'uko bivuze biba byaratewe n'amahitamo twakoze mu gihe cyashize. Hari igihe rero guhitamo kwacu kugirwamo uruhare n'abantu benshi batandukanye. Kuri wowe nka Gloria, iyo urimo gukora amahitamo kuri wowe uyakora ushingiye kuki? Ureba ku by'ubu, ureba ku bizaza, ushingiye ku nshuti zawe, uyahitamo ushingiye kuki? Biterwa n'ayo ariyo. Nk'urugero nk'ayo mu rugo rwanjye, nyahitamo ushingiye ku byo numvikanye n'umugabo wanjye. Ni ukuvuga ngo nimba ari projet, nimba ari ahantu numva nshaka ko tuba tugeze nk'urugo nko mu myaka nk'itanu iri imbere, turicara tukareba icyo twakora kugira ngo tuzobe turi aho hantu. Akenshi tubaho ubuzima gutyo tutabupangiye. Ni ukuvuga ngo ngere rero ngiye guhitamo biterwa n'iki. Nimba ari ibintu bigerekeranye n'ubuzima bwanjye bwite, hari igihe twese tugira influence, buryo ushaka kugira ngo ubivana mu mutwe, ariko tuba dufite influence. Hari igihe abandi bantu bakora influence ariko ibintu byiza, ukana nkwere gukora ikintu cyiza ukavuga ati iki kintu nanjye nshobora kugikora kikangirira umumaro. Iyo ari byerekeranye n'urugo, bien sûr nganira n'umugabo wanjye twari ibyo twese dushaka ko n'urugo rw'abantu babiri. Iyo ari bijyanye n'ubuzima bwanjye bwite, hari igihe nsenga, nk'iyo ngiye gufata ibyemezo bikomeye, nkasenga nkasaba Imana ko inyobora sinibeshye. Tuvuge nk'amahitamo abantu benshi bakora bakaregreta ni nk'ay'urugo, guhitamo umuntu muzabana. None iyo umukobwa abantu bose baza kuvuga ko ukunda kandi mu by'ukuri wenda abana gukunda mu mutima n'ahantu Imana yaduhishe. Noneho ngiye cyane nkiri umukobwa najyavuga Imana, nuko najyaga ndebe ngo nyinshi mbi, nkumva ntabwo nshaka kuzashaka, nkavuga nti buriya ngiye Imana nyihereye amafaranga noneho nkazabasha kubaho neza, birahagije ibintu by'ingoma mbona ari stress. Ariko ndavuga nimba ubushake bwawe kuri jye ari uko nzagira urugo, noneho uzahwitiremo, kuko rwose guhitamo sinabishobora. Ngeragenda kuri factors z'inyuma, havuga ndashaka umuntu mwiza, umuntu uzi kuvuga neza, urabona ibintu biri bigaragara inyuma, ariko umutima ntabwo ubuhazi. Ni ukuvuga ngo mahitamo yanjye nkayo ngayo ibintu bikomeye nshyiramo Kristo. Nuko inambwe rwose uzamfashe umpitiremo mu mutima, umuntu ntabwo nahamenya. Umuntu ashobora kuza akakwereka ibyo ashaka kukwereka bitewe n'icyo gushakaho. Mbona rero bigoye nk'abantu bahitamo shwa zo kubaka urugo nabo bazarwubakana, kubikora nta Kristo biragoye pe. Ubuse wabubona icyo ko umuntu atazaguhinduka, wabubona icyo umuntu yakubwiye ari byo. Niho mbonera hari ikiza cyo gusenga. So ibi byemezo bikomeye by'ubuzima bwanjye akenshi ndasenga nkasaba Imana kumfasha. Hari n'ibindi ngisha inama inshuti zanjye, ariko akenshi nkunda gukora ibintu iyo mbonye approval y'Imana. Niba ariko navuga iyo senze kumva umutima wanjye ufite amahoro, akenshi ndakomeza. Abantu baramvanga abantu baramvanga. So nkosita Imana yeri iby'urugo nkavugana n'umugabo wanjye, iyo ari by'ubuzima bwanjye busanzwe nkica nkakoresha logique. Ntabwo nk'uyu munsi mfashe icyemezo cyo gusavinga urugero amafaranga no gutya nko mu mwaka n'abafite yangaye nkabasha kugera kuri iki kintu nshaka. So nkakoresha logique nkavuga nti niba nshaka ko abana banjye nko mu byo kurera, niba nshaka umwana wanjye azaba umuhanga, ngomba kugerageza kumutoza kwiga, kumutoza gusoma, kumutoza kuruhuka, nkareba ibintu bituma ubwonko bw'umwana bukora neza. Internet irahari, ubu ushobora kwigisha nawe nkagerageza kubikora. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ntekereza muri logique, hari ibyo nsenga, hari n'ibyo ngisha inama.
Okay, urumva rero hari igihe icyangombwa no guhamanya n'umutima kubera yuko iyo udahamanyije n'umutima niyo bitagenze neza kenshi usanga utahagarara ngo uvuge uti ibi bintu nabihagazeho. Watubwiye yuko uri umubyeyi ufite abana babiri. Nashaka kugira ngo nkubaze ikibazo wenda kiri budufashe kubera yuko kenshi usanga ubu ngubu hari gender balance, ibintu twahawe ubasha bwo kubaho nk'abagabo bacu, ariko nkibaza ubundi mu busanzwe hari ibyo umudamu akora adaca ku ruhande cyangwa bitaza mu genda. Kuri Gloria ubona ari nk'iki umugore afite uruhare ki kugira ngo yubake urugo rwe? Ni uruhe ruhare umudamu agira kugira ngo urugo rwe rumere neza? Kuri njyewe barumva umudamu nirwo rugo. Umudamu nirwo rugo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bidependa cyangwa bishingiye ku mama, ku mudamu, ibyo mu rugo. N'umugabo aba afitemo uruhare, ariko mamuna akenshi uruhare rwe ruri initial cyangwa se kuva kera ko ari nko guprovidinga, gushaka uko urugo rubaho. Ubundi byari inshingano gender stars n'iki byari inshingano z'umugabo. Umugore agakora inshingano zo kunacaringa cyangwa se gutoza ni kimwe muri by'umugore ashinzwe. Nukurureberera, kurugaburira, kubungabunga. Ni CEO nashinzwe tanu affairs. Nubuze ukuntu abisobanura neza, ariko umugore nyine ashinzwe details zo mu rugo. Nukuvuga ngo muri iki gihe natwe dushobora gukora, kandi ni byiza ko dushobora gukora, ariko still ubukeneye guhitamo ugatira priority. Nukuvuga ngo bitewe no muri iki gihe akenshi tuvuga ko umuntu umwe aramutse akoze bitatunga urugo kuko basigaye ubuzima buhenze, ariko ngiye mpora ntekereza yuko ubuzima bwose umuntu yabubamo. Iyo turebye ukuntu twese twakuze cyangwa ababyeyi bacu bakuze, ntago bari abantu bafite ubushobozi bwinshi, babagaho mu bushobozi bafite. Ngiye kugira ngo ngende nkorera amafaranga menshi, twinjiza amafaranga menshi, hanyuma abana banjye ntibazigere bamenya, sinzigere mbarera, ngiye mva mu rugo baryamye ntahe baryamye, nakorera make nkagerageza kuyabamo, ariko nkabona umwanya wo kurera abana banjye. Kuko mbona akenshi tujya mu gushaka amafaranga, kandi nibyo, ariko se amafaranga iyo yabonye waratakaje abana bawe abamaze iki? Nta kintu abamaze. Ni ukuvuga ngo abana ugutekereza, mbona hari igihe wajya ngo hari n'igihe tubiguraho ugasanga wa mafaranga wayabonye ugatumugura nk'ikintu kigezweho, ukamugurira igikinisho cyiza, ukamugurira tablet cyangwa ukamugurira PlayStation, ibintu bimuhuza kugira ngo atari ukuntu yakubuza. Ariko buri kintu cyambere umwana akeneye ni umubyeyi. Niyo gift nziza, kandi abana badukenera igihe gito cyane. Nyuma y'imyaka 18 aba yagiye, kandi irihuta. Iyo uyitekereje ngo ni myinshi ariko irihuta. Ni ukuvuga ngo none utangiye kumukenera igihe batakigukeneye. Kandi iyo video ye ifite hari ukuntu isi yaranje kayuzuza, ugasanga asigaye yigira kuri televiziyo, yigira muri filime, ibyo muri filime akajya ngo nibyo byo, ko ntago wahabaye ngo umugure ngo ikiri cyo ni iki ngiki. Nk'ubu umwana wanjye hari igihe yajyaga ambwira ngo kubera iki dukora. None nkwicara hamusobanura. No kuvuga ngo uramutse uticaye ngo musobanurire, atakubonye ngo nabikubaze, aricara agakora analyze ze wenda zitari nazo. Nkamwana ikintu cyose uri kubona muri iyi nzu kiragurwa. Nkambwa iyi meza iragurwa, iriya sahani iragurwa, inzu iragurwa, amazi twishyura amazi, ni amafaranga. Ibintu byose bisaba amafaranga. None kugira ngo umuntu abone amafaranga bisaba ko akora. Urumva uko namusobanura akiri muto akamenya impamvu yo gukora. Ukorera amafaranga. Ikindi ugomba twese tuba dufite ikintu dushoboye muri societe, tugomba kugirira umumaro societe. Niyo n'amafaranga atari yazambere abantu barakoraga, kuko kugira ngo urye nuko ari umuntu wahinze akeza akabizana n'ubwo yakuye mu mafaranga, ariko ayo mafaranga uyafite umuntu atarahinze se wayakoresha iki? Nuko ngo bakeneye gusobanukirwa. Noneho rero abana hari imyaka bageramo 3 kugeza kuri 6 bababaza pe, arakubaza akakubaza ukuntu atarari mu bukwe bwawe, akakubaza ukuntu ugiye wanja, akakubaza inkuru nyinshi cyane, nyinshi. Kiriya gihe iyo umwana atabonye attention yawe, nukuri bimugiraho ingaruka. Niyo urebye usomye ama research menshi usanga abana babuze ababyeyi muri kiriya gihe kiri tenda, kubera akazi kandi kamujugunya muri creche ukamutoya nijoro aryama. Iyo akuze agira ibibazo by'imyitwarire, ibibazo by'imibanire n'abantu, des problèmes relationnels, kuko ntago barabonye umuntu yigiraho
ukuntu babana. So rero ngarutse ku cyo bavuze cy'akamaro k'umugore nuko kose umwana abana Imana guhaye umugisha ukabyara baza bari vide, baza nta kintu bafite, ibintu byose bagira niwo wabibashyizemo n'abantu bari mu rugo rwawe. Ni ukuvuga ngo rero uba ugomba kuvuya ese abana banjye entourage ahantu bari ni heza, ese ndi kubigisha n'ibyo, kandi abana buriya nta nubwo kubana nabo bisaba ari kuvuga ngo ugiye kubigisha ngo ngo babwire amagambo. Abana barareba bagomba kukureba uri kubaho, uriya ntabwo wababeshya ngo umubwire ngo urigeze kunsetsa ngo umubye ngo yumvise umubye ari kubwira umwana ngo ariko iki cyana ngo gucyarerewe ngo kuri cyo kivuga gusa ntibitubyumva nari kucyita cyana. Ni ukuvuga ngo ntabwo abana bababeshya rwose, uriya abantu bo hanze ushobora kubabeshya gasohoka ukigira umuntu mwiza, ariko abana ntabwo bababeshya, baba bakureba bareba ukuntu uvugana n'abakozi, abantu bari munsi yawe, baba bareba ukuntu uvugana n'umubyeyi, nimba mutumvikana baba bari kubireba. Ni ukuvuga ngo ni wowe ushyiraho umurongo urugo rwawe rugendera nk'umugore. Urakoze cyane. Ibyo ngibyo rero bitumye ntekereza ikindi njya mpora nibaza, kuko usanga kenshi ntago tugira umwanya uri productive niko nabyita, kuko usanga nako kazi wakagiyemo yego, ariko iyo utashye noneho iyo utashye ugasanga waheramwe na telefone, hari ibintu byinshi biguheranye, urongeye usubiye n'ubundi uracyari mu buzima bwo hanze, nubwo witwa ngo uri mu rugo uracyari mu buzima bwo hanze. Watuganiriza nko kuki cyangwa ukatugira inama cy'uburyo dushobora kwitwara muri ubwo buryo, ko tujya tubyitirira akazi hari igihe usanga koko imibereho wenda igoye, ariko ukamenya uburyo ubyitwaramo, ariko noneho umwanya wundi tugira twawubyaza gute umusaruro hamwe n'abana bacu. Ibyo bintu muri iki gihe rero biragoye Rosiane, ntatangira kubivuga mukanyango ngewe ndi umuntu uri perfect. Hajye nyafata telefone ndiho kureba ibintu bitari na ngombwa, hari igihe nshaka ndi kureba iki nkasanga nta kintu cyangwa umwana arebaga, noneho nkayirebamo ngewe ndi kureba ikintu, iyo ndi kureba telefone cyangwa ndi kureba filime cyangwa ndi kureba iki birantwara pe. Nyine ndabireba, niba ndi kureba filime ndayireba nyine na detail yose nyirebe ku buryo ushobora no kuvuga sinkumva. Noneho umwana yize kuvuga ngo mama arasakuza nkumva, uzukumva akajwi hariya kandi kuvugira hanga telefone nari natwawe ni ngo je suis là, nyine ngo ndahari ndi hano wanyumvise, ndavuga ko wangane umwana wanjye igihe gike mfite mbonye ngiye muri telefone. Uzi icyo nakoze? Nafashe icyemezo cy'uko ninzangera mu rugo nzanya nkuraho data. Umuntu ugushaka cyane buriya data ni internet, umuntu ugushaka cyane buriya araguhamagara iyo byihutirwa. None nkavuga ntereka byibura niho igihe ngipanga iki gihe mvuga ntabana banjye reka nze mboze, kuko none ushobora kuba wa mugani wawe udahari, urumva ugasanga n'umuntu uricaye uri gutuma umukozi akora ibintu naboze nabagaburira n'ubundi ntabwo bakora, ubundi ntuhari. Rero bisaba ngo ubyemeze nyine n'ibyo ndi by'amahitamo. Ushobora guhitamo nyine kuvuga ati njyemba nta kintu ndushye nkeneye kurelaxa, ngo nyine uko wabihisemo n'amahitamo. Uhitamo nge numva ibyiza ari guhitamo ikintu cyangombwa n'ikihe no kureba icyangombwa. Hari ibintu byinshi biba bidusaba attention yacu, bidusaba umwanya, ariko ugomba kuvuga ati ni ibihe bintu by'ingenzi ku buzima bwanjye mu myaka 10 iri imbere, ni ikihe kintu nzishimira ko nakoze uyu munsi neza. Wasanga ari ukurera neza kuba ati ngiye kubiha umwanya mbitekerezo mvuga nti nzajya ntaha iyi saha mfasha abana wenda gukora devoir, cyangwa se mbari igihe ubikarabiriza cyangwa mbagaburire cyangwa nicare mbumve, kuko iyo kubakarabiye bafite umwanya wo gukuriza inkuru zose ubaho umwanya wawe, kuko kuhaba gusa ariko n'umundi urangaye ntago ubuhari, nta mumaro bigira. So ngiye rero ko ngiye mbikora nyine telefone yigetsa ku ruhande, niyo distraction ikomeye ngira, yishyira ku ruhande, hanyuma ushaka bya nyabyo akaba yampamagara. Hanyuma nabyo bindi dukunda nko kureba filime, nkashaka nka filime iri kuri age yabo tukayirebana, hanyuma tukaza kuganiraho tugaseka, nabyo bari igihe mumaranye byibura muri mu kintu kimwe, muri mu gikorwa kimwe. Mwabyumvise rero ibi ngibi murabizi yuko ari ibiganiro bigira ngo tuganire kubera yuko buriya umuntu yigira ku wundi, uyu nguyu nubwo wumva ibintu azi, ariko undi wese yabasha kumwigiraho akagira ikintu yigiraho muri iki kiganiro. Tutarasoza, ikibazo cya mbere nashaka kubaza ni kubijyanye n'imico yo mu rugo iwawe. Ni ukuvuga ngo buriya kenshi nabonye biba byiza kugira ngo mu rugo habeho rules, ibintu
biba mu rugo waba warashyizeho nka rules kugira ngo bizabafashe mu gihe kizaza ni nk'ibihe iwawe mu rugo? Burasa hari rules ra sinzi uko mbyita rules iyo mvuze rules bitarumva zingoye we zitazingora ariko rutine wenda abana banjye batandukanye mu myaka barutana imyaka umwe afite 8 undi afite 3 ni ukuvuga ngo ibintu bashoboye gukora cyangwa biratandukanye ariko ngerageza kubatoza gusenga buri mugoroba turasenga buri wese akavuga ibyo ashima Imana ufite ibyo Yohana yakoze de bêtise nawe akabivuga hanyuma twese tugashima tugasenga muri ari ikintu cyiza kubatoza yuko Imana ihari kandi Imana iri hafi yabo. Iyo niyo rutine nashyize mu rugo no gusenga. Gusenga ko nibyo byamfashije ngiye mu buzima bwanjye. Ikindi ni ukubatoza gufashanya, kuba itire mu rugo, kugira ikintu bakora. Ni ukuvuga ngo buri wese afite ikintu ashoboye nka mutoya iyo papa waje arabizi ko agomba kujya kumuzanira sandali agatwara inkweto. Arabishoboye. Ni ukuvuga ngo uramutuma. Umuntu wese aramutuma. Genda ujyana iki ngiki anabikora yishimye cyane. Umuntu ariko amaze kumenya ubwenge ho gatoya ashobora gukora isuku muri chambre, ashobora kwandurura, ashobora hari kuntu bajya bakinira mu nzu bakashyira ibikinisha ahantu azi kubiranja arabizi ko ari akazi ke. No kuvuga iyo barangije gukina arafata amarego akayabika ukabona arorganije gufasha petit frère gukora ibintu bimwe n'imwe atari yabasha gukora donc akabazi ko ari we areberaho kubatoza utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko ubundi mu busanzwe ntago ngira amategeko menshi ngerageza gusa kubereka ikizi cyari cyo no kuba kubereka ikizi cyari cyo no kubafasha guhitamo kuko buri munsi dufite amahitamo nyine nabo bakiri abana baba bafite amahitamo. Nk'ubu iyo mbarese simbagura ikintu cyo gukora babyuka feri ya mbere kuri televiziyo bakabagiye muri desane no nkababuza impamvu mbabujije ko abana iyo bashyizeho ibintu cyane tubasobanuriye bagira ngo urimesha niko bagiye bavuga ngo urimesha. Mpamvu rero ibi ngibi mu gitondo uba ugifite imbaraga zo gukora ibintu biri useful bifite akamaro kandi desane ituma utabuja kandi bouger c'est bien ituma utaragira creativité ngo uyitekereze ibintu byawe. Hamwe ni kera twebwe ntabwo dufite za televiziyo twarakiraga tugahimba ibintu nkamugura ibintu twakiraga kera hari twaya dushushanya hasi twaya dutera kabuye hanga uri gukoresha mu mutwe uri gukoresha n'umubiri ni byiza kurusha kwicara gusa ukakira ibyo baguhaye. Brain yawe ikeneye gukora none ubwo rero sinyibakureho aho twayigenera amasaha. None mu gitondo turabyuka dukore ama activité hanyuma twige wenda nk'isaha imwe hanyuma dukore des fruits ukabinvolvinga mu prepare ama fruits n'ibiki hanyuma bakarya hanyuma ukakaraba hanyuma nka nimugoroba nyuma ya sieste hangana no mushobora kureba televiziyo nk'isaha bakareba. Ni ukuvuga ngo byose bikora kuko nyine uhari wabahaye uwo mwanya nyine. Ni ukuvuga ngo niyo marules nashyizeho ngerageza hari igihe nyine adakunda ariko ngerageza kwibutsa kuinforcinga nyine kugira ngo hagira umurongo mu rugo. Okay. Njya mbona abana bawe bakunda gusoma. Yego. Ubigenza gute kubera yuko muri iki gihe biragoye je mbona abanje ni imirwano usanga nabizanye ibitabo ariko shwida nta ukikoza no kurwana nabyo nkashyiraho amasambwa niba muri televiziyo amasaha 2 ubwo nibitabo murabisoma nk'isaha imwe mbese bikagendera kuri televiziyo ko ari yibatwara. Wowe ubigenza gute kugira ngo babikunde mbone banakora? Ndasoma nanjye nkunda gusoma. None abana nabonye bakunda hari igihe mfata igitabo ari nko kuri televiziyo havuga rugo kuri televiziyo irabahugije kuko sinzi niba nawe iyo badahuze ntago bareka nawe usoma baguma baza kuvuga ibintu mama ibi so iyo bari kuri televiziyo ngiye kumwereka nanjye profite wenda nasoma nk'igitabo naye ntararangiza nkajya kubona habona gato karana ko gafashe igitabo kandi karamenya gusoma kararika cyangwa nira kakivugisha kari hanyuma njya kubona habona n'umukuru na televiziyo mu Rwanda ngiye gufata bande sinakaza nawe akicara gasoma. Nuko ntekereza ko uburyo bwiza bwo kubatoza ariko babona nawe ubikora. Ni ko mbitekereza hanyuma ukanebagurura ko nabasobanura ukuntu bire interesa. Umva ari nk'ibitabo bya histoire dufite
nka def kuko umukuru amaze kumenya gusoma arasoma akaza kudusobanurira inkuru rimwe n'imwe agashyiramo n'ibindi bitari birimo ariko urumva yazi ko afite nk'iyo device kuza kubasobanurira bituma abisoma nyine none uko asoma buriya gusoma iyo ubitangira w'ikintu ukagera ukabikunda gusoma by'igihunga ntibizakwigisha amagambo mashya vocabulaire bikwigisha imico y'ahandi kurusha televiziyo kandi ntago biruhisha amaso cyane nko guhora imbere ya ecran nyine ubyigiramo ibintu byinshi nkuko nayo batoje mbona barabikunze ni umuco mwiza dukwiye gutoza abana bakiri batoya kugira ngo babikurane bityo babashe kumenya ibiri mu bitabo ntibazamere nk'abandi banyafurika waduhisha mu bitabo wakoze cyane rero ndibaza ko kino kiganiro kiri budufashe kugira ngo tumenye ibintu bitandukanye twahindura mu buzima bwacu bwa buri munsi mbere yo gusoza ni iki watubwira kuri channel yawe ntago nasoza ntayivuzeho kubera yuko hariho ibitekerezo byiza cyane umuntu ashobora kujyaho akareba muri buyibone nayipininze akareba noneho duhe incamake kubera iki channel yawe washinze channel ukayita izina ryawe hanyuma n'ibitekerezo wumva ucishaho bizatumarira iki urakoze cyane channel yanjye nayise Gloria nayise Glow ariko nsanga hari amacano menshi yitwa gutyo nanjye nshaka nkayibura ari ngenyeyo noneho nkashyiraho izina ryanjye wenda byo nta ariko nayitangiye nkunda guteka utuntu dutandukanye noneho hari abashyitsi yanjye mbisangiza cyane muri lockdown twese dufite umwanya wo guteka noneho nakoreza video zikagenda zicika noneho gusa nta nayishyira ku buryo basi muyibona yose yangatikiye kuri YouTube ndavuga nta YouTube ngira ati niba ufite Gmail ufite YouTube nayo ntabwo nari mbizi so itangira gutyo nishyiraho turesete gusa ariko kuko hari abantu twagiye tuganira mu biganiro bisanzwe cyangwa se mu bridal shower cyangwa se bakangata ariko hari ikintu wavuzeho kandi numva nicyo ati cyaramfashije ikisi ati wazakivuze kuri YouTube nari n'ubu sinzi ko nari natinyuka neza ariko nari ngifite isoni zo kujya kuri kamera nkavuga ariko nyine bitinyutse bivuze nka video ya mbere navuze ngahagarara banza navuga ku buryo gukoresha amafaranga neza mbona abantu barabikunze mbona abantu bavuze ko ari inama nziza numva biranyakuraje ndavuga reka nkomeze nshyireho ibitekerezo YouTube channel yanjye niyo gushyiraho ibitekerezo ntekereza ko byafasha abandi n'ama recette ibintu byiza ku buzima nkunda guteka ariko nageze aho ntangira gushaka kumenya ahantu ibiryo bihurira n'ubuzima dufite bwa buri munsi byende by'amahitamo nyine nza gusanga amahashashe menshi yagaragaje yuko kurya nabi donc kurya iki gihe turya ibiryo biri process cyangwa byaciye mu nganda bitarimo intungamubiri aribyo bitera indwara nyinshi zitandura tubona za diabete imitima ibintu byinshi ndavuga okay burasi ibiryo biri healthy iyo bavuze ibiryo biri healthy bumva bibishye nko kurisha kurya za salade n'ibiki bose oya hari ukuntu babikoresha ntibibihe none ntangira nyine kuri ukuntu nazajya mbikora ntibibihe ariko bikaba ari byiza uzi buriya iyo umaze igihe nerekize ku murongo urya ibintu byiza bigira ingaruka zihuse ku utamva umeze utamva umerewe neza rwose hakozwe ko burya tuba twiroga buri munsi yo turya nabi no kuvuga ngo kuko yari ikintu gishya kandi abantu benshi bacyasoshetinga no kuba bibiha nyine mba ndi gushakisha ukuntu ibintu byiza ariko bitanabishye donc uburyo ibiryo bigiza ku buzima byanaba byiza ku rurimi so nuko nyine nayo mahasete mba ndi gushyiraho hanyuma n'ibiganiro bitandukanye nyine ku buzima kwiyakira gukoresha amafaranga ibintu bitandukanye bagiye bakabireba murakoze rero murumva yuko Gloria afite ibiganiro byiza kuri YouTube channel ye yitwa Gloria Ndoli turi wipininge ariko noneho kugira ngo urebe uburyo warya ibiryo byiza kandi biryoshye n'ibitekerezo bitandukanye dufasha
kugira ngo umuntu abashe kumenya ibyo by'amahitamo, ikoreshwa ry'amafaranga n'ibindi byose. Ndagushimiye rero kuba witabiriye kino kiganiro, ugafata umwanya wawe kugira ngo uganirize n'abakunzi bayungure. Aha muri hose ndabasaba kugira ngo mukore subscribe ku rubuga rwa Gloria, mugende murebe n'ibi bitekerezo byose yatubwiye, mugende twigeho. Murabizi yuko intego yacu ari ukwiyungura kugira ngo duhore twiyungura kandi duhindura ejo hazaza heza kurushaho. Mwakoze rero ku mwanya wanyu no gukora subscribe, ntimubyibagirwe. Ndabashimiye, Imana ibarinde. Mwakoze cyane.